mani ibyo ndi kukubwira kabisa ndashaka umama kuneza cyo cyane wagumye kunshisha amastika ariko mani bwira tu mani ngiye nyura n'icyana nashatse ukuntu nyivugisha pe gitangira kumbaza amakuru ya Kariza mbega ubundi mbura ukuntu nanakibaza n'amakuru rwose n'ukuntu nagitereta pe kimbaza amakuru ya Kariza kiguma muri ibyo ngibyo. Man, uri muranyereza rero kandi dore bose wawe ngonyera icyayi nanjye ninkwere ibyayi se watetse sha ako mwaranca ndabona abana bimaze ubundi ase mbimaze wabite ibyayi musanga ibikombe byarahita neza nyumurangiza muze muzamujyana ngo murashaka ibyayi akushawe yigize icyo ushaka mwisabira ibyayi bya boss ukabinyima ariko se ibyo byayi bya boss ibyayi ko mwahanzweho n'ibyayi nta byayi bihari n'ubundi ntacyo waba wasize teremunsi irihe teremunsi se nyine irihe nicyo kigaragaza ko nta cyayi gihari twara ntware se murasetse ntware ntacyo natetse nanjye ndumva nashaka pe yes bro ntabwo ndagera mu kazi gusa mu minota mike ndamageze narana manje guca gatoya ni ngo ndanaye nashenyerewe ntaye nkoze akazi kenshi kabisa niyo mpamvu ubu ngubu ndi butahe nakundi bugere ku kazi nyerewe mu kuntu uko nashaka nkoze akazi kenshi cyane yes atukana nigendere genda ubundi se muwamuje ngo murashaka ibyayi yaruka nta byayi bihari baza bashaka ibyayi boss ibyayi aba yabitetse mwajyaza yibatekera biba ibyayi nahanzwe
Karibu ku meza sheri. Yes. Kabisa tu. Ndakira sha nta n'ubundi ibintu biba bikoze cyane. Yes, let's go. Ari ngumbe gusangira nawe ka breakfast. Kabisa nkunda uburyo gatekamo neza. Arashize igihe kinini kabisa utagasangira. Barebye ati ntabwo najya ku kazi naguciyeho kuko nzi gukunda gutegura ka breakfast karyoshye cyane. Gusangira nanjye ntabwo akabaye maze igihe kingana kuriya cyose utaza ngo dusangire niba wari umunsi. Babizirege wabonye abandi ntabwo byakirwa bingora. Kingura sha. Desha. Sobuja wari. Na wandi nabonye sheri. Nuvuga ngo kabara akazi kenshi. Urabizi ko muri minsi nsigaye nabonye akazi. Ariko si akazi kabitera. Nawe urabizi kandi kuri umwe wenyine. Nemera gusa muri ino si hagati aho ariko nibagiwe kubaza uruga kunigiza mubona vipesa ariko nuko nambaye ntabwo se waza kuyimara. Yaratashye kandi nanjye naraswapishije. Sobuja suramushakira iki? Ako shabona buriya yambira sobuja. Vuga shawe se kamwe. Cyokoze uraseke. Ubuse kumbona nawe umeze nkanjye. Bosi wanje ameze nka Rutambi cye baba. Ubuse ari we nawe ninde Sobuja? Umva sha mwitonde. Twitonda ariko yacyasha. Ya mikino mwamuzana nguri boss. Mwitonde bitaza kubamerera nabi kuko kwanza shaki nagera hanga. Witumbira itara murishyiremo. Iri tara se ari weho na boss ninde nyiramazu. Ko sha ufite n'agasuzuguro. Sha none haba boss baragwiye. Okay. Ntacyo nani birenze. Ndabona amasaha ageze. Tukagera mu kazi. Tuzasubika rwose. Kanigendere sha nibuze kuvugisha ubuzima wawe kuri telefone. Papa. Ihuti. Iryo tara umubwira rishyiremo. Ase ritarinze neza. Shaje. Nuka nyene genda.
mu Rwanda aho polisi yari imaze kurwana itoroshye cyane n'amabandi byarangiye umupolisi umwe asize ubuzima. Polisi niko kwiyambaza mashinare ariyo muzi cyane nk'ikivejuru monster, gusa n'icyaje cyonyine cyaje kiri kumwe n'akavejuru gatoya cyatoje, ubu ni akamashinare gatoya niko guhita bataka polisi. G-Pack ibi ni ibiki ndimo ndabona ko nagumye kukwizera ukaba urimo uramimukira. Urimo uramimukira nuko utabizi Imana. Byatewe n'iki kugira ngo batumenye ko turi hano? Boss no kunyihanganira gusa hari ikibazo cyabayemo. Hari umutipe twari dufite ndibuka ubwo yasabaga gahushya agiye kwitaba phone, ariko bishoboka kuba ari we watugambaniye. Ndashaka ibi bintu bihindura, nutabihindura urabibona. Gusa boss nugira ikibazo nge ndaza kubyitaho kandi uraza kunyihanganira kuri ayo makosa yabayeho. Ndumva igisigaye ari uko twagenda tukajya kwitegura, kuko wibuke ko na za gahunda dufite za boro tuzanyuza ku mupaka twari twahanye gahunda yuko Seriveri waduserive. n'uyu nguyu wabidukoreye neza cyane. Sister waduserive neza. Birakoze. Ariko nashaka ko tuzaganira ikindi gihe. Ndaje nkwe business card yanjye uzaza kundeba nari. Nta kibazo. Zatuye. Ndahaza ariko kugira ngo muhabereke muranza